Allô? Oui. Amazina yanjye nitwa Ndahiro Valence Papinda, umunyamakuru wa BTN. Qu'est-ce que tu veux de moi? Nari mbahamagaye. J'ai pas le temps pour te parler, merci. Nta kanya mfite ko kuvugana namwe. Didi kwa? Va te faire foutre. Arambwira ngo nitwe twabaye ibigoryi kuko twagiye kugura ahantu tutarebye harimo ikibazo badutekera imitwe ntitwareba. Kuri mikoro za BTN TV uteze urugori Chantal, umuturage wo mu karere ka Kamonyi mu kagari kajyana mu mudugudu wa Bimba, arimo kugaragaza akarengane yakorewe n'umuturanyi we witwa Felix Hakizimana ngo nyuma yaho aguze ubutaka n'uwizeye Mungu Siridiyo bufite ubuso bwa metero kare 373, aho ubugure bwabereye imbere ya noteri ndetse akanakora metasiyo akabona icyangombwa cyanditswe ku muhungu ngo yaje gutungurwa n'ubutumwa bugufi yahawe n'uyu bahana imbibi Felix Hakizimana amubwira ko ku butaka bwe ngo batwayeho metero n'igice kugira ngo abone umuhanda umujyana iwe. Ngibi byatumye no muri systeme icyangombwa cye gihinduka gitakaza ubuso bwa metero kare 130, ibyo afata nk'akarengane yakorewe. Njyewe nitwa Chantal uteze urugori, ni njyewe twaguze aha hantu ubutaka bwandika ku mwana wanjye, tubugura twabuguze n'uyu musaza adupimira ko ari ubuso 373 tuguze. Ndetse ngira amakenga mpamagara umuturanyi Felix twadikanyije ndamubaza ngiye kugura ubutaka nta kibazo kirimo, ushaka kuzakenera umuhanda cyangwa inzira kikakugonga cyangwa se mufitanye ikibazo kuko urumva umuntu mwadikanyije imbi ugomba kumubaza. Ambwira ko nta kibazo kirimo, ari ukugomba kwishura uwo musaza, nta kibazo gihari. Umusaza turagura turamwishyura tukora mitasiyo birarangira. Inyuma ejo bundi nibwo Felix yahamagaye Justin uwo mwana wanjye aramubwira arashaka aze yatubwiye nk'uko mfaminga nta no guteguza ko ngo abantu bo mu butaka baza kumuha inzira mu butaka bwacu. Duhita tugira dute twihutira kushinzwe rwiyemeza mirimo wa site hano muri Kamonyi yari we witwa Vedasti, njya kumugisha inama mwereke cyangombwa ambwira niba uwo muhanda urimo koko. Arambwira ati nta muhanda urimo, yanavugishije Felix kuri telefone baravugana ngo ko uwo muhanda nta urimo. Arambwira ati nyuma y'icyo gihe uwakora ibinyuranye n'ibyo ngibyo icyo gihe amategeko aramuhana kuko yabakoze ibitemewe n'amategeko n'amwe. Ibyo Vedasti yakubwiye ni koko? Yego. Inyuma mbona notification message kuri WhatsApp ivuye kuri Felix ankonfirma ko ku butaka bwanjye bakuyeho metero n'igice bakora umuhanda, ndetse ngo nibyo nari nakoresheje nkora korotire ku butaka bwanjye babibitse mu rugo iwe. Nibwo nongeye no gusubira kwa Vedasti. Ibyo yaroshize ku bya korotire hano hari korotire y'imbaho barabisenye. Barabisenye ntabwo nari mpari, naje kureba inyuma mpita nongera kandi njya kureba Vedasti kuko uri wari wambwiye ko nta kibazo. Arongera arambwira azaza kubireba, yohereza umusavera witwa Innocent ngaza fotore, araza foto ya Innocent atubwira ibintu noneho bitandukanye. Ariko turi kwa Vedasti umukozi we yaturebeye yadushiriye icyangombwa muri system, aratubwira ngo iki cyangombwa cyarahindutse ngo dore icyangombwa gisigaye gihari gifite ubuso 239. Ndamubaza gute umuntu bahindura icyangombwa cy'umuntu kandi akigifite nta hantu yigeze asinyanga ko soze cyangwa se asatuze. Ntiyashaka kubivugaho, tuza kuri tere na Innocent arafotora. Hari ukuntu wabihuza na message wahawe n'umuturanyi wawe? Ntabwo nabihuza kuko inyuma ntiyongeye gushaka ko tuvugana. Nyine gutwarwa izo square meter. Ngo yatwaye metero n'igice, nzi ko ari yo yatwara icyo kibazo. Kumbe no muri system yarafashe icyangombwa nagiye kurebesha ku bashinzwe ubutaka ku irembo, bakorera harakuruye nze hejuru na beka barakora mbahereza UPI bareba deep basanga ubutaka habayeho icyo bita gukosora imbibi, basanga batubwira ko ubwo buso bwavuyeho ngo bwagiye kuwo bita Felix buva ku cyangombwa cyanjye, ariko kubera ko hari amakuru ntagombaga kumeba ntago wenda nari bari buyame yose ntibampa ninde wasinye kuko icyo cyangombwa nta muntu wigeze umpamagara wenda mu kigo gishinzwe ubutaka ambwira ati nta n'uwo nigeze nandikira ngo musinyire ngo nti nkosorera imbago byakoze mu buryo nshobora kwita ngo ni mu gikorwa kiri escroquerie cyangwa se fraud. Mbona notification message kuri WhatsApp ivuye kuri Felix ankonfirma ko ku butaka bwanjye bakuyeho metero n'igice
bakora umuhanda, ndetse ngo n'ibyo nari nakoresheje nkora korotire ku butaka bwanjye babibitse mu rugo iwe. Nibwo nongeye no gusubira kwa Vedaste. Ibyo rushize ku bya korotire hano hari korotire y'imbaho barabisenye. Ngo yagerageje gutakambira abashinzwe iyi site, agana rwiyemezamirimo Abizeyimana Vedaste amuhuza ngo n'ugomba kujya kumukosorera witwa François, ngari katerwa intimba nuko uyu François binakekwa ko ari uri mu mababa ya Hakizimana Felix, ngo yamubwiye ko ibyakozwe yaguze ubutaka ngo bakawumutwara kubera ubugoryi, ibyo afata ko yakorewe yicwa rubuzo. Uwo Innocent niwe Vedaste yari yatwoherereje ngo aze gupima, arambwira ngo nitwe twabaye ibigoryi kuko twagiye kugura ahantu tutarebye harimo ikibazo, badutekera imitwe ntitwareba. Ucyaka ko kumwaguza iki kibazo kirimo? Tugura nta kibazo cyari kirimo kuko icyangombwa dufite na n'isaha uretse ubu bagikoreye sikorekire bakagisatuza. Twagiye ku bantu babiri bafite systeme y'ubutaka batubwira ko nta kibazo, ndetse na noteri waduha amasezerano. Ntekereza ko atari gukora amasezerano kuhanabona harimo ikibazo cyangwa se mu muhanda ari uwa leta, nuko nta kintu cyari kirimo. Uwizeye Mungu Siridi wowe nyiri ubu butaka wabugurishije Chantal nawe ashimangira ko ubutaka yagurishije bufite ubuso bwa metero kare 373, ngo ibindi byakozwe muri izo systeme ntiyabimenya kuko atigeze yiga. Uko twagurishije naberetse aho ubutaka bugarukira, nabuberetse. Ibindi biri muri ubwo butaka imbere ku cyangwa narifite nge simbizi kuko nta bundi bumenye mbifitiye. Yego mwabyumvishije umaze kwivugana n'umuyobozi cyane. Nta bumenye mbifitiye. Byiza cyane. Ubuso wagurishije urabuzi? Ndabuzi bwa 373. Yego nabwiraga ko bwose bukubiye gutya kuri icyo cyangombwa uko naberetse. Urabyumva? Ibindi byakurikiyeho nyuma rero ntabwo mbizi kuko sinifite ubumenyi muri byo sinize. Mu gushaka kumenya cyatumye Felix Hakizimana atwara ubutaka bw'abandi ndetse akanabwiyandikaho mu buryo bw'amayobera, ku murongo wa telefone mu ijwi ryuje ubwishongozi bwinshi ndetse n'ibitutsi, yagize ati: Allo? Oui. Amazina yanjye nitwa Ndahiro Valence Papinda, umunyamakuru wa BTN. Qu'est-ce que tu veux de moi? Nari mbahamagaye. J'ai pas le temps pour te parler, merci. Nta kanya mfite ko kuvugana namwe. Didi kwa? Va te faire foutre. Ibi byatumye tuvugana na Abizeyimana Vedaste ushinzwe iyi site nka rwiyemezamirimo, mu ijwi ryashimangira ko ngo yari yavuganye n'uyu muturage akamwemerera ko nimba hari amakosa yakoze agomba kuyakosora. Kugira ngo tubashe kubona ikibazo neza, n'urupapuro yaguriyeho na UPN ya mbere no dukomperinge duhuza amakuru, nidusanga harimo discordance turuhuza amakuru n'umurenge n'ibindi bintu turokura ikibazo cy'igikemuka byo dushakishira amakuru, n'ubwo buryo ibibazo by'ubutaka bikemuka kandi bigakemukira kuyitera. Kuko komite y'ubutaka ni ya SIP duhuza amakuru muri ikibazo cye. Niba ari n'uwo mwandikiye amubwira ko atwaye ubutaka bwe yanamurega RIB irahari. Ku kibazo cy'umukozi yamuhaye kugira ngo ajye kumufasha abe yabasha kurenganurwa wamututse kari ikigoryi, nabyo yagize ati: Wazaze muri biro umuturage tunamuhanda cyangwa se tunamwirukanye niba yarishe yakoze faute professionnelle cyangwa se anashyikirizwe RIB cy'amategeko aberaho. Ndayisaba Egide n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Runda ku murongo wa telefone asaba ko uyu muturage yakagombye kubagana akabagaragariza iki kibazo bityo kikaba cyahabwa umurongo. Murakoze cyane, nitwa Egide Ndayisaba, ndi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Runda. Ikibazo cy'uwo muturage mutubwiye nk'ubuyobozi ntabwo twari dusanzwe tukizi, ariko turakimenye. Ikijyanye no kugira ngo ubutaka bw'umuntu bugire icyo bukorwaho nuko nyiri ubutaka agomba kuba yabigizemo uruhare. Ndavuga ko bwaba kumwandukurwaho hari inzira binyuramo bikajya no mu kigo cy'ubutaka, birumvikana byaba gukosoza imbibi n'ibindi. Ibijyanye na site, icyo site ikora mbere y'uko hatangira gucibwa imihanda cyangwa ibindi bikorwa muri site, haba harakozwe physical plan igaragaza aho iyo mihanda izanyura n'ubutaka izanyuramo. Ngira ngo rero ibyo byose bibaye bitarakurikijwe, twasaba umuturage ko yaza ku buyobozi bw'umurenge tugahura na komite ya site na rwiyemezamirimo, cyane ko ibikorwa byose biba byakozwe ku butaka muri systeme biba bigaragara n'uwabikoze n'icyo yashingiyeho,
hanyuma ikibazo cye tukakijyamo nk'ubuyobozi tukagikemura. Murakoze. Ikibazo cy'abashinzwe amasite usanga batungwa agatoki mu gutwara ubutaka bw'abandi ahanini bashaka indonke ntabwo cyumvikanye muri aka karere ka Kamonyi mu murenge wa Runda gusa, kuko ari n'ikibazo kigeze kugaragara mu murenge wa Jabana wo mu karere ka Gasabo, ndetse bikongera no kugaragazwa n'abaturage bo mu karere ka Kicukiro ho mu mujyi wa Kigali. Ibyo abaturage basaba ko ubuyobozi bwakagombye kuzajya bukurikirana abashinzwe amasite mu rwego rwo kwirinda ko babarenganya, ahanini bashingiye ko bamwe bari rubanda rugufi. Ubwo hazagira igikorwa ku bijyanye n'akarengane kagaragazwa n'uteze urugori Chantal, iby'aya makuru tukaba tuzabigarukaho mu makuru yacu ataha. BTN TV mu murenge wa Runda wo mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda, Ndindahiro Valence Papi. Ku cyangombwa zikajya kumwandikwaho yihaye ubutaka mu buryo bw'amategeko ni icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi. Muzereka tuganire, ni wowe wabagurishije, ubona tubwire ko wumva iki kibazo cyakemuka, nimba kiri bukemuke mu buryo bwa amiable cyangwa se nimba koko ushinzwe ubutaka ati uri ikigo ryaho. Muzereka amahoro ndagufasha mikoro nta kibazo. Naje nayifasha ku cyubahiro mugomba, ntabwo ari cyubahiro, ntabwo ari ikintu nitwize mu ngusiridiye. Wizeye mu gusirita ngiye dore uko ikibazo cyanjye kimeze. Wagurishije ubutaka? Agurishije ubutaka n'umuhungu witwa Izabayo Justin. Yego. Ndumva rero dushaka kuba twakoranye amasezerano ya nyuma mitasiyo. Yego. Aho ko twagurishije naberetse aho ubutaka bugarukira, nabuberetse. Ibindi biri muri ubwo butaka imbere ku cyangwa narifite ngiye simbizi kuko nta bundi bumenye mbifitiye. Yego. Mwabyumvishije umaze kwivugana n'umuyobozi cyane. Nta bumenyi mbifitiye. Byiza cyane. Ubuso bagurishije urabuzi? Ndabuzi bwa 373. Yego. Nabibwiraga ko bwose bukubiye gutya. Kuri icyo cyangombwa ukuntu aberetse. Urabyumva? Ibindi byakurikiyeho nyuma rero ntabwo mbizi kuko sinifite ubumenyi muri byo sinize. Urakoze cyane. So ndari uko mu magambo cy'umusaza ati nta kindi nabirenzaho, kandi ubuso nabagurishije ni square meter 373. Reka tuvugane. Reka tuvugane wowe. Gatubanze tuvugane. Batagushyira muri kamera kuko niko kazi gomba kugenda mu rwego rwo kugira ngo uzimpamvu ngewe ikintu cyose gikora naje kuri tere hatazagira umpimbira nka wa mugore w'igahanga wavuze ngo nakuye abaturage mu Bugesera ngo mbazana mu ikamyoneti. Uratubwira amazina yawe, unatubwire akarengane ndetse n'izo message uvuga woherejwe n'umuturanyi wawe akubwira ko afashe ku butaka bwa metero n'igice, ndetse bikanahabwa umugisha bigashyirwa muri system cyangombwa kigahinduka, uko wabyakiriye n'icyo ukeka cyaba kibyisha inyuma. Njyewe nitwa Chantal Teze urugori, ni njyewe twaguze aha hantu ubutaka bwandika ku mwana wanjye, tubugura twabuguze n'uyu musaza adupimira ko ari ubuso 373 tuguze. Ndetse ngira amakenga mpamagara umuturanyi Felix twadikanyije ndamubaza ngiye kugura ubutaka, nta kibazo kirimo, ushaka kuzakenera umuhanda cyangwa inzira kikakugonga cyangwa se mufitanye ikibazo kuko urumva umuntu mwadikanyije imbi ugomba kumubaza. Ambwira ko nta kibazo kirimo, ari ukugomba kwishura uwo musaza, nta kibazo gihari. Umusaza turagura turamwishyura, dukora mitasiyo birarangira. Inyuma ejo bundi nibwo Felix yahamagaye Justin uwo mwana wanjye, aramubwira arashaka aze, yatubwiye nk'uko mfaminga nta no guteguza ko ngo abantu bo mu butaka baza kumuha inzira mu butaka bwacu. Duhita tugira dute twihutira kushinzwe rwiyemezamirimo wa site hano muri Kamonyi, yari we witwa Vedasti, njya kumugisha inama mwereke cyangombwa, mbwira niba uwo muhanda urimo koko. Arambwira ati nta muhanda urimo, yanavugishije Felix kuri telefone baravugana mbwira ko uwo muhanda nta urimo. Arambwira ati nyuma y'icyo gihe uwakora ibinyuranye n'ibyo ngibyo icyo gihe amategeko aramuhana kuko yabakoze bitemewe n'amategeko Ibyo Vedasti yakubwiye ni koko? Yego. Inyuma mbona notification message kuri WhatsApp ivuye kuri Felix ankonfirma ko ku butaka bwanjye bakuyeho metero n'igice
bakora umuhanda ndetse ngo n'ibyo nari nakoresheje nkora korotire ku butaka bwanjye babibitse mu rugo iwe. Nibwo nongeye no gusubira kwa Veda. Byaroshize ku bya korotire hano hari korotire y'imbaho barabisenye. Barabisenye ntabwo nari mpari naje kureba inyuma mpita nongera kandi njya kureba Vedasti kuko uri warambwiye ko nta kibazo. Arongera arambwira azaza kubireba yohereza umusavera witwa Inosa ngaza fotore arazahora foto ya Inosa atubwira ibintu noneho bitandukanye ariko turi kwa Vedasti umukozi we yaturebeye yadushiriye icyangombwa muri system aratubwira ngo iki cyangombwa cyarahindutse ngo dore icyangombwa gisigaye gihari gifite ubuso 239. Ndamubaza gute umuntu bahindura icyangombwa cy'umuntu kandi akigifite nta hantu yigeze asinya gakosoze cyangwa se asatuze. Ntiyashaka kubivugaho tuza kuri tere na Inosa arafotora. Hari ukuntu wabihuza na message wahawe n'umuturanyi wawe? Ntabwo nabihuza kuko inyuma ntiyongeye gushaka ko tuvugana. Nyine gutwarwa izo square meter. We yatwaye metero n'igice nzi ko ariyo yatwara icyo kibazo kumbe no muri system. Yarafashe icyangombwa nagiye kurebesha ku bashinzwe ubutaka ku irembo bakorera harakuruye hejuru na beka. Barakora mbahereza UPI bareba deep basanga ubutaka habayeho icyo bita gukosora imbibi basanga batubwira ko ubwo buso bwavuyeho ngo bwagiye kuwo bita Felix bava ku cyangombwa cyanjye ariko kubera ko hari amakuru ntagombaga kumeba ntago wenda nari bari buyame yose ntibampa ninde wasinye kuko icyo cyangombwa nta muntu wigeze umpamagara wenda mu kigo gishinzwe ubutaka mbwira ati nta n'uwo nigeze nandikira ngo musinyire mbwe nti nkosorera imbago byakoze mu buryo nshobora kwita ngo ni mu gikorwa kiri escroquerie cyangwa se fraude. Akaba ari byo mpamvu nagize impungenge bitewe nuko umuntu agukoreye amakosa biratandukanye uhita ugira attention n'ubwo ukavuga uyu muntu arimo case ikomeye. Niyo mpamvu nitabaje itangazamakuru nkabanegera n'abayobozi ngo bakomeze kumfasha murakoze. Hari icyo watubwiye cy'ukuntu umukozi w'uyu mu rwemezamirimo witwa François Inosa ngo yababwiye ngo yabatutse ngo iki byari bigenze bite? Uwo Inosa niwe Vedasti yari yatwoherereje ngo aze gupima ariko njye namuvugishije ngira ngo mubaze ko kurumva abaturanyi bari bamumage baca mu muhanda. Ndamubaza nibyo koko information numvise nibi we waje guca umuhanda mu butaka bwanjye? Aravuga yego kuko ngo amategeko n'ubushobozi ahabwa n'ikigo cyo bibimwemerera kugenda guca umuhanda aho wemerewe si ngombwa kumenyesha. Mubajije kubera icyo utabikoze arambwira ngo ubutaka yaciyemo umuhanda nta nubwo ari ubwanjye ntago bindeba ntiyagombaga kumbwira ngo nta naho narega nta tegeko ryandenganura. Inyuma nkomeza kumubaza nibuhe nk'umuntu umugisha inama nk'umuntu ushinzwe ubutaka hafi aho ngaho ari ugenda uca imihanda ya city kugira amenye inama y'inzira nanyuramo kugira ngo ubutaka bwanjye mbone ubutabera. Arambwira ngo nitwe twabaye ibigoryi kuko twagiye kugura ahantu tutarebye harimo ikibazo badutekera imitwe ntitwareba. Ukeka ko mwaguze iki kibazo kirimo? Tugura nta kibazo cyari kirimo kuko icyangombwa dufite na n'isaha uretse ubu bagikoreye escroquerie bakagisatuza. Twagiye ku bantu babiri bafite system y'ubutaka batubwira ko nta kibazo ndetse na noteri waduha amasezerano. Ntekereza ko atari gukora amasezerano kuhana abona aho harimo ikibazo cyangwa se mu muhanda ari uwa leta nuko nta kintu cyari kirimo. Koze cyane. So ngaye muko rero reka mbashimire cyane reka n'umwe mu bari barahangaha ubwo uyu muhanda cyangwa se ubwo hagurwaga iki kibanza sorry ngirira musaza uri kuri telefone azatuvugisha. Mu byo avuga tuvugisha urabona icyo bita ntiteranya ariko baza ukuri nge ndibaza cyangwa guca muri kamera nge ndibaza iki gipangu murebe inyuma yanjye gifite umuhanda winjirayo undi muhanda wa kabiri mu butaka bw'umuntu noneho ngo nihaye metero ngo n'igice ariko mana yanjye rikaze mumagare n'uyu Felix numve icyo tubwira nabugiye umukozi wa rwemezamirimo we yabwiye abagaragaza ko bari kurenganywa ati nimwe mwabaye ibigoryi ariko izi serivisi tubona mwoka byara musaza reka twiganirire ngwino tuganire ariko ndashaka kugira ngo abantu bya hano mutinya ntiteranya mufite ubwoba bwanditse bwa rwemezamirimo bwa Felix bwande n'igice ndakumva
ngewe ntabwo abantu batuye ngo ntabwo mbazi niba afite ikibazo yakijyanye ku kagari bakagikurikirana kigafata umurongo cyangwa ku murenge n'ahandi urumva koko wari inzego yakigejejeho ku buryo cyabuze igisubizo ku buryo ajya kuvuga ko bamurenganyije kandi yarageze kuri mwe mufite site mu nshingano wenda reka dufate yuko nubwo ntawe utaramufashe dufate yuko tutamukemuriye ikibazo n'urugero agifite ubu ngo ni twebwe inzego zigarukiraho ku buryo abyise akarengane na mudugudu atabizi n'uw'akagari atabizi ariko ubwo ntabwo baba mu gukora ibintu mu buryo butari bwo ubwo njyewe wenda sinabizi mu buryo bigera ngo wenda bahamagara umuntu bavuga ngo umuntu ngo yararenganyijwe ariko ntabwo ari byo na gatoya cyane ubwo gutwarwa metero kare zisaga 100 ntawamutwaye ubutaka bwe rwose utaza no gukora ibintu bitari byo papi ndakuzi ntaza nta muntu wamutwaye ubutaka bwe niba mwamutwaye ubutaka bwe yamureze se bikagaragara ko yamuregeye uw'akagari hari minatsi yuko batamukemuriye ikibazo yamuregeye gitifu w'umurenge ibyo bintu ntabwo ari byo impamvu zo guhindura ishusho ngano y'ubutaka bwe atamenyeshejwe ku buryo zibusa n'iziri ku cyangombwa nanjye ubwo ndimo kubwira ariko ntabizi neza kandi abantu bari mu gukora amakosa wenda urimo kumuvuga nka mwibuka yageze wanye muri biro ariko ndamubwira ati zaza n'urupapuro waguriyeho noneho turebe n'uwo musaza wakugurishije turebe ibyari by'umuntu aba yanakuramo n'umwanzuro tweza abatekinisiye banagira ubwo babyisa akarengane ibyo ntabwo ari byo ntabwo ari byo cyane donc ubwo ntabwo ari byo nakwereka umwanzuro n'umwe bamuhaye wanditse turi abantu bakuru bazi n'icyamategeko avuga nakwereka umwanzuro umwe avuga ati hafashwe umwanzuro urandenganya indi wamuhaye umwanzuro n'umwe hari umwanzuro gitifu w'akagari yamuhaye hari umwanzuro wa mudugudu hari umwanzuro wabona ibi bintu kandi n'ibyo arimo anavuga kuko utamenya ibintu by'ubutaka mbere yo kuzana mu banyamakuru nta n'ubwo ari nabyo uzaze kuri biri wanjye munazanye urumva ko niba nuko nitwara arimo no kwitwara no mu kibazo cye ibyo nibyo babyita speculation kubigaragariza itangazamakuru nicyo kibazo oya ntabwo aricyo kibazo ariko urumva ko kandi uvuga ko kuzana itangazamakuru ari speculation maze urumva ntabwo rwose ubwo urumva ibintu arabyita akarengane yarenganyijwe nande ndarimo kuvuga yarenganyijwe n'abafite site mu nshingano ibyo ntabwo ari byo ndabikubwira nk'umukirisitu uvuze ibintu arimo ibyo bintu ntabwo ari byo mubaza yuko njyewe ntamubwiye nabaye abatekinisiye bajya kuri tere ndamubwira nti uzaza n'urupapuro waguriyeho tubirebe ku ruhande rw'uyu muturage avuga ko abo batekinisiye mu muha kuko yizaniye umusaveya ku giti cye mubwira ko ngo nta musaveya uri banza unyumve yego namubwiye ngo hari ibintu bibiri nuko ibintu by'ubutaka wenda bigoye kubyumva hari igihe usanga ubutaka wenda kuri tere nta kibazo bafitanye ikibazo kiri muri system ubwo abashinzwe kureba system bagahuza amakuru y'ubutaka buri kuri tere n'uri muri system bakaba bavuga ngo wenda hari ikibazo byagenze gutya bakagikemura icyo nta cyabaye n'izi ibi ngibyo ubwo ngubwo ararenganya ndi byo kandi naramubwiye ngo naza nupa nagaruka akaze kuri biro abanyamusaza baguze n'urupapuro baguze turebe ngo kuri tere hari ikibazo niyo tubikomparinga n'amakuru ari muri system n'ibitunanira tubiha umurenge n'ibitunanira tubiha akarere ubwo se yarenganyijwe nande ashingiye ku makuru atanga avuga ko uyu muturanyi w'ubwo yamuhaye message anafitiye kopi amubwira ko ku butaka bwafashe izo metero nyizina bw'izo metero kuziha sinumva ari nk'ikintu cyo kwihesha ikintu cy'undi atafite uburenganzira niba se yarazihaye afite iyo message kuki kugeza ubwo muri system mu bihindura bikanemezwa muri system ninde wabihinduye ko njye nabizi ibyo ntabwo ari byo ntabwo ukoresha amakosa c'est très foutu none se yabibwiye nde ko natwe ubwacu tutabizi uko nk'uko urimo kubivuga numva utanabisobanukiwe neza nanjye niko mbizi namubwiye ngo uzaza n'urupapuro waguriyeho turebe discordance irimo ibidahura noneho abagomba kubireba babirebe ibyo ari byo barebe icyabaye niba ari n'uwamwandikiye amubwira ko atwaye ubutaka bwe yanamurega ribi irahari ariko ntabwo ibintu abyisa akarengane yagize ate urumva ntabwo ari byo ntacyo dusoza ariko tubwira amazina n'inshingano
urumva ntabwo ubu najyumva ibintu mu buryo bugomba kuba byumvikanamo. Ntabwo itangazamakuru riradufasha wenda mu rwiyemezamirimo, ariko nanone umuntu urumva nanjye ndabona ikibazo sinkizi neza ntarakimbwira neza, none se ubwo akoresheje inzira se yatekereza ko wenda itangazamakuru ryatera abantu ubwoba. Oya ntabwo twe tugamije gutera ubwoba, ariko nuko ngo urimo kubifata uko bitari, kandi umuturage kuba yagaragaza akarengane ke tubitandukanye n'iterabwoba. Namwe ntabwo muri ba marayika mushobora kubikora nkana nk'uko abakozi banyu barimo kubibashinja ko aribo babikoze nkana. nta muntu njye ntekereza kugeza isaha ikibazo nuko natwe twamubwiye ngo azaze tubirebe. Bavuga ko umustafu wawe witwa Innocent wabahaye aho kubafasha ababwira nabi akabuka inabi, urumva ngo akababwira amagambo ababwira ko ngo ari ibigoryi, ngo baguze ibintu batazi. Ibyo bintu birakwiriye, none nawe uti kuzana itangazamakuru ni iterabwoba. Ese kuko urumva biri mu kuri? Bidamatiza ibyo bintu ariko fate hano ari wowe ubimbwiye, nose nyiri ubwite aravuga ati umukozi wawe wabahaye witwa Innocent. Innocent n'umustafu wawe si umustafu wawe, umukozi wacu. None nimba warabahaye ngo abafashe akababwira ngo ni ibigoryi, ari ba nyiri ubwite bavuga ko ababwira ko ari ibigoryi. Njye ntabyo nzi ko yibabwiye kuko bataje ngo ati nyiri ubwite bikwibwire nimba yarabimubwiye. Rero ntabwo azaze muri biro amuturage tunamuhanda cyangwa se tunamwirukanye niba yarishe yakoze faute professionnelle cyangwa se anashyikirizwe ribu cy'amategeko aberaho. niba uri kuri reka tuze tukurebe cyangwa umudusabire uwo Innocent niba bishoboka za turebe kuri tere. Innocent umva Veda ntabwo ngushinza ko wampaye service mbi ngamubwire njye ubwanjye ubwo duheruka nakubwana twaboye sinamwe muzaza n'urupapuro rw'ubugure mbanze ndebe byari byo numve n'ikibazo ufite sindaki wenda hamagarwa n'abanyamakuru urumva utarimo kumemukira. Ntabwo birenga hano n'ahantu biri bujye aho kugira bijya. Niba Innocent reka nkubwire, niba Innocent si wowe wamumpaye mbere nkubwire, ubundi nari nzi ko ntari bunemere na Innocent. Namubwire n'ubundi aho twari tugereye niho dukomereza. Narakubwiye ngo uzana urupapuro waguriyeho, urupapuro waguriyeho mpuzamahanga muri systeme nari kuri tere, niba n'ikibazo donc ibintu bidahura ndafatanya n'umurenge byabaye bituna bidahura dufatanye n'akarere, ariko ikibazo cyawe gikemuke. Ariko ntabwo cyekeneza wenda itangazamakuru ni ryiza rinakora publicité rikanavuga, ariko umunyamakuru amagara ngo umuntu yararenganye. Oya ibi nibyo bintu ujya kumva byumvikana nabi, kandi umustafu wanyu abwira uwo yakagombye guservice kari umuntu bita Innocent ubu yari yamaye saa 10 ngaraza kunkorera, none ibintu yambwiye ni dai. Ariko papi reka tuze tukurebe kuri tere bayimbira si umuntu mukuru, tukurebe kuri tere. Uzi ko umuntu yandika message akagira ngo ni ibintu ari kohereza bidafata, buretse tubaje kuguforwardinga ibintu Veda ya Innocent na yaduhaye. Niba ubinose ku rukuta bimpaye bimpe namubaza niba ari amakuru cyangwa se ubaye uri kuri ku kazi reka tukugeraho ngeze kuri Nyabarongo ngenda ntago ahubwo twe twabonye kuza mu gitondo. Narategereje wa musaza werega uburyo iyo waguze n'umuntu kugira ngo ahari ashobora no kumusaza kuvuga ati wowe uri mu makosa ibyo uvuga urabeshya se nyo nakugurishije. Ubu tubona ikibazo cyane kirimo gikomeye. Inyandiko ari urupapuro rw'ubugure n'ibindi rw'ibibazo birakemuka. Ikibazo cy'ikina ni urwego rumwe, ntabwo urwego rumwe rukemura icyo niba umudugudu kimunaniye tumi duteranye akagari inteko y'akagari na komite y'ubutaka mu kagari, ikibazo cy'umuntu kigakemuka. N'ubwa mbere ariko ntabwo urengana afite ibintu byaguze n'impapuro y'ubuyobozi. Bona nizeye ko ari bumfasha abanyoriyanse nk'umuntu uzi abantu bo butaka muri site mu kagari yarambindutse birandenga naboya ningaho rero mbise. None ariko icyanteye ubwoba of course nukuvuga ngo nukufa ko ari ibintu biri escroquerie. Ufite icyangombwa uzi ko ari kizima baragihinduye kera, ntuzigera cyahinduriwe nta hantu na hamwe wasinye bakuyeho ubuso bungana n'130 warabuguze. Veda ari wowe ntago wagira attention. Iyo message uri yaguhaye yuko atwayeho metero n'igice y'igwaye byari nareba itariki ni kuwa kabiri ndumva nabibanye nka saa 8 kuwa kabiri ya kamubwira we ibyo ngibyo ubimbwira nakubwiye ngo uzaza n'urupapuro rw'ubugure turaho kuza uko hangana. Ikwagiza kubibaye ngombwa erega niba umuntu yatwaye ubutaka bwa utanabizi cyajya no muri
bigakemuka kandi wenda natwe tukanamutubanza tukanamuhamagara urumva ko nawe wanabimbwiye serivisi sinjye sinanamuvugishije utumva zibyari ibyo gusa urumva abatari ibintu bisimbukemo bindeka abantu bakemura ibibazo umuntu ugomba kuba bikemukaho kandi numva hari ibintu ugomba kuba bifata umurongo kuko n'ibitari byo muri sisiteme turabikemura. Veda, ku ruhande rwawe nimba umustafu ari utaratanga serivisi neza muritegura gufasha iki uyu muturage? Icyo ni kimwe nko mu rwiyemezamirimo. Kabiri, mu rwego rwo kugira ngo abaturage babane nk'abaturage kuko umuturage n'inshuti y'agahato muritegura gukora iki cyakemura aya makimbirane? Reka ngenda gusubiza nk'umunyapolitike nasubiza nk'umutekinisiye. Sokeje di arafi icyo nabwiye umukobwa naramubwiye icyo anahora bikubwira nge simbeshya naramubwiye ngo uwa mbere uzaza n'urupapuro waguriyeho n'uwo musaza n'ubwo duhamagara n'umutekinisiye twatumye kuri tele duhuza amakuru turebe icyabaye, wagiye kuri tele turebe icyabaye niba amakosa yabayemo ubwo dufata undi mwanzuro turi kumwe. Urumva rero ntago yagomba kuza uyu munsi ntago yaje. Ubu rero n'ubundi ndasubira aho ngaho twari tugeze kugira ngo tubashe kumva ikibazo neza n'urupapuro yaguriyeho na UPN ya mbere rero dukomparinge duhuza amakuru nidusanga harimo discordance tuhuza amakuru n'umurenge n'ibindi bintu turokura ikibazo cyo gikemuka dushakishira amakuru n'ubwo buryo ibibazo by'ubutaka bikemuka kandi bigakemukira kuri tele kuva komite y'ubutaka niya SIP duhuza amakuru muri ikibazo cye ntago rero ntabwo ikintu cyo gikoze rero numva icyo yakora aho ubwo akaza ariko numva bizaza kuwa gatatu akaza mu rupapuro waguze tukabiha umurongo bigakemuka n'undi ubwo turasubiraho twari. Wabuze umuntu uvuga ko yabuze icyo gukora cyangwa uri umwe muri abo, reka nkurangire Umuhuza Business and Training Center UBTC, ishuri rikwigisha. Mu byo bakwigisha harimo patisserie ndetse na boulangerie, bakakwigisha gukora amasabune n'amavuta, bakwigisha kandi multimedia harimo journalisme, gukamera ndetse no kweditinga hamwe no gukora filme. Banakwigisha kandi photography, graphic design, gukoresha social media zitandukanye, harimo kwigisha abantu uko bakoresha YouTube channel, ibijyanye na bariste, birimo gukora ikawa, ice cream ndetse n'ibindi. Mu Muhuza Business and Training Center wabahamagara 0782 43 34 35 cyangwa se 0782792187. Ngwino uhahe ubumenyi unahabwa amahirwe yo kububyaza umusaruro.